n'umwana ejo bundi w'umubyinnyi wavuze ngo ngende ex wiwe kandi ntago ariko bimeze ntago ndi ex wiwe umubyinnyi ubyina witwa ngo ni Jojo ngo Jojo Breezy uwo nguwo yavuze muri interview ngo ndi ex ariko niyo yazabona iyi interview ndashaka kumubwira ko yabeshye nyine ntago ndi ex we. Bisanzwe muziranye? Tuziranye bisanzwe kera cyane turabana ko twari duturanye kwa grandpère wanjye mu Gatenga twari duturanye naho tuziranye nyine nta nubwo twanavuganaga ibintu byinshi yari umuntu wo muri quartier bisanzwe kuko yari mushiti wa brother wanjye bigana kuri apade so ntago twari tuziranye nyine namubonaga kwa kundi ubona inshuti z'abasaza bawe bizibiraho nta nubwo bari inshuti nawe cyane kwa kundi muri quartier nyine mwa muri abana muziranye bisanzwe so nta kintu tuziranyeho cyatari cyangwa umwandiki yakwandikiye agapapuro uragaca ngira ngo byavuye nta nubwo twari kubonana ngo akame kuko nta nubwo twanabonanaga tujya twabitewe n'ikirano ntago nzi cyabimuteye oya ntago mbizi cyabimuteye n'impamvu kuko ntago nzi cyabimuteye ariko nta kintu dupanga nta n'ikintu twapanze ariko nabonye byarasakuje cyane ngo twarakundanye ngo ni ex wanjye n'umuntu ambwiye ngo Ben ngo ajya yimuserereza ngo akarira ngo Ben ngo ajya sereza famira ngo ex wanjye ni Jojo ngo akarira ari umushiti w'umuryango hafi yawo wabimbye ngo tuziranye kera turi abana ngo ari inshuti ya grandfrère ngo naho tuziranye naho twari guhurira ngo akame ese Alex waba hari ikintu bitwaye mwana ntacyo bitwaye nta nubwo ari icyaha sibyo wenda ko atari nako yavuze ariko rero nawe ntukihakane umuntu bigezaho uzi ko byakubabaje ariko disi Jojo wagorwa pe none uteye agahinda wamaze kwiyakira ngo n'ukwezi kwa kabiri umaze utandukanye na Divine ariko birababaje na couple yanyu yari imeze neza ariko buriya ikintu kidashoboka kiba kidashoboka mwana iyo aho kugira ngo wihambire ku muntu ngo nuko umukunda mwabisesa nyine mugatandukana none se kuba hari ibyo mwubakanye nyine ubundi akenshi abantu barahinduka iyo badahindutse umuhungu hahinduka umukobwa kandi iyo abana ari babiri harimo bawigiza nkana ntago tujya tumenya iby'abantu bakundana nta muntu wapfa kubimenya kuri pe abarimo wigiza nkana nyine umwe araza akatwumvisha ukuri kwe n'undi akaza akatwumvisha ukuri kwe ariko mwebwe babiri mo hagati muba muzi icyo mwapfuye kuko ntago mwatandukana gutyo gusa nta kintu mupfuye abantu nyine muvuga ko hari ibyo mwubakanye disi bivuze ukuntu wamuzamuye ariko nyine nicyo cyagiye cyo kuzamuka kuko nta wamenya inzira z'umuntu aho zica kuko buriya kuzamura umuntu ni kimwe n'inyiturano yo kuba mwakundana ni ikindi kuki ariko mwumva ko iyo mufashije umuntu muba mugomba guhita munakundana ubu ni ikiguzi se ntabwo ari ikiguzi kuba wafasha umuntu akagera ku ntego ze ntabwo ari itegeko ryo kumwita mukundana ntabyo rero kwicuza ngo hano namukuye ngo ari umusereveri nako ngo akora muri restaurant ngo ibiki n'ibiki ibyo ndumva nta kintu bivuze Divine twaratandukanye kuko man mura n'abantu benshi n'abantu muri famille ntabwo barabyemera bazi ko ari prank ko bamenyana n'abast ibe ko n'ibintu wenda bya ba Muyango nakimenyana bamva ari prank Divine twatandukanye byarangiye wavuze ibyawe bya Muyango nakimenye biraza kumara iki babarira basi so nari nipanze akazi byarangiye ibya na Divine byarangiye nyine biriya ibyo uri kuvuga wowe ni moment ko kira kiganiro cyanarebwe cyane ko njyamura n'abantu bakanansereza ngo ane ikida ye no tedura bakansezera ko badura ngo ane ikida bakanserereza ibintu nyine navuze muri interview ariko byarangiye kundo rwa na Divine twashyizeho akadomo nyine bazi ko nshyizeho akadomo nashyizeho akabazo cyangwa akatanga akadomo nta no gusubirana happy none ikintu gitangaje ariko umunsi twitariki zingahe 26 ngewe nari narabipanze wari warabipanze
navuze ko nzakora interview ko njye wabonye ko na interview abanyamakuru benshi barabinsabye ariko ndituriza 26 nibwo twatandukanye. wari warapanze ko uzakora ku munsi watarukanye amezi 2 hashize amezi 2 ko 21 nibwo twatandukanye nyine tubonana ibiri kuvamo nyine nabonaga tutari guza tu ndavuga reka birangire. hako Jojo 21 nibwo mwarangizanyije turangizanyije ariko 23 nibwo twavuze urese reka cyano n'undacano z'ukwa 4 none ubu ni 23 z'ukwa 6 nubashize amezi 2 dutandukanye ni nabwo nkoze ikiganiro uziko noneho bishimangire birahuriranye wagira ngo bishimangire ko nta gikomeza byararangiye tangiye ubuzima bwe nandi mu buzima bwanjye kaza Jojo burana gutinya nakunumva kuno umukobwa mwatandukanye nta minsi ngaho irashira bro ukahita posting undi mu bebe ariko si umukobwa uri kuvuga nuwe wamunyeretse ngiye ko nawe umuntu ndakwereka amafoto pe ngereka posting ibintu byose mba natubitse yundeba uvuga uti birere naturwanya single nizi meta nabona nambaye ni za drip ni single umukobwa byavuzwe hanze y'u Rwanda kandi ndasha mbere ndi single and busy ariko wa musingle ni sachi nuko nyine ubuzima bugenda yo mutabashije guhuza umwe acukwe n'undi agacukwe ubuzima kandi bugakomeza ukazahura n'undi muhuza cyari munahure nta n'uwamenya ariko buriya kubaho wibohoye nibyo byiza kurenza uko wabaho uvuga ngo nziritswe n'umuntu ngo nakundanye nawe cyangwa ngo wamfashije ngo ntabwo nshaka gutandukana nawe reka icyiza ni uko wakwiborokana mu bwiza ukuri niba ari ibyo munagabana mukabigabana niba ari iby'umuharira ukamuharira ku bundi nabasuhuje naje mpita ninjira mu kiganiro mwaye murahariko ibyariye nese umwana nakuye mu buryo guseriva yaraserivaga yego umwana akuye mu bintu byo guseriva nkamuzana mu byo kubyina nkamwiyubakira nkamwubakira platform urumva se byose nabaga mbizi ahubwo nyine ko bavuga ko cyose kigira itangiro ikintu cyose kigira itangiro n'iherezo yego bivuze ngo ibi byo bavuga byo kumwapfuye ko yagiye gana gahura n'abakire ntago ari byo kurugendo kandi byose yarabinyerekaga iki mwashwanya avuye muri oya boro zose rigarazinyerekaga man nyine kuki mwashwanya avuye muri Ghana ako nyine nk'umuntu mwubakanye ibintu man bisenyuka bro kwa nyine nk'umuntu mwubakanye ibintu man muri kugabana ifoke n'ikiko man bana ibabaje ndabyumva my guy ndabyumva mukabara n'ukuntu basi mwongera kubihuza ngo birangire nyine man basi kubona umuntu mwakundanye wenda televiziyo yarazanye 100 nawe ukazana 100 man muri kwimanura man sorry kabisa Jojo sorry kabisa ubwo byabaye ngombwa nyine ko muvuga muti ubwo dukoze break up nibyo twubatse ubwo turabitandukanye iyo memory buri gihe uyitekereje irakubabaza kabisa man njye nagize igikomere ko ubu nyine ndikomera fresh ndibukira nyine ibintu byose bakubera impamvu wenda n'iby'Imana wenda babona iba yarandinze tu ariko aho kugira ngo muzadivosinge ariko nyine birababaza kurumva amakapo menshi arasenyuka ariko nyine kapo yacu ko man njye n'abantu bo muri leta bamamagaraga turabakunda nyine muri abana beza ntabwo mujya muri social media ariko nyine ukabona muratankomeza Jojo nta kintu ari gukora ngo mwiyunge aho kugira ngo ko nzi ko mukundana ngiye nari mbizi kabisa ntacyo ari gukora ngo ibyo bintu bye kuba mwana kuko nkurikije n'agahinda ufite ntabwo nabihamya ariko uracyakunda Divine oya byanshizemo aya we kagarara oya hano nawe twaraganiriye hano umuntu twakundanye imyaka 3 ntabwo byahita gushiramo gutyo ngo umunsi umwe yego ariko amezi 3 abaye
kandi ubu abaye abiri kwa gatatu bizaba byarangiye. Yeah, sure.